iyi channel yanjye mbabwira ibintu abantu benshi batinya kuvuga. Ndi Ndizeye Rubasha, ndijwi ry'indangamuntu y'Abanyarwanda n'Abanyafurika. Inshuti zanjye mukomere, barakaza neza kuri program. Hano kuri program yanjye tuganira ibintu abantu benshi batinya kuganira. Ndi Ndizeye Rubasha, ijwi ry'indangamuntu y'Abanyarwanda. Ibintu abantu benshi batinya kuvuga ni ukuvuga uti uri Imana, njye ndi Imana. Twashyizemo ubwoba n'abamisiyoneri baza kutwigisha bavuga ko iryo jambo utakwiyita Imana, utaba Imana. Babidukuramo badutandukanya nayo kure cyane, badushyiramo ubwo bwoba. Burya rero no kuteza ubwoba muri wowe, kuguteza ubwoba bwo kutiyumva. Urebye nicyo cyari kibazanye muri Afurika, no kuduhera ku byo bakoze byose. Iyo ntandaro yuko bagukuramo icyizere cy'ingufu ugomba kugira. Bakubwira bati umuntu ari hejuru, ari kukureba ibyo ukora, azagaruka, azaza guhane, azaza kuri ibyo. Ni imyumvire badushyizemo, turayemera. Ariko hari indi myumvire wowe ugomba kwihitiramo, kumva ko waba uri Imana, se Imana iba muri wowe. Nta kindi uzakora, nta kindi uzarema, ariko no kuvuga ko ingufu zawe ziba muri wowe. Kumva ko imyumvire yawe se Imana iba muri wowe se, cyangwa se wumva ko yagiye iri muri hanze. Nta kindi biduhinduraho ku buzima. Ubu kuba nicaye aha ntaza kuvuga kuganira namwe, ni imyumvire mfite yahinduye. Ndagira ngo nanjye mbahe ingingo zerekana wowe ko uri Imana, ko Imana iba muri wowe. Imana iba mu ntekerezo yawe. Wowe ni ugomba kubyirebera, wowe ni ugomba kumenya ukuri, kuko ukuri kose kuba muri wowe. Ngenda guha ingingo 10 ducamo mu buzima, uzumve nawe uzirebere. Ingingo ya mbere tudatinze. Ingingo ya mbere ni ukuvuga iti Imana yaremye umuntu. Hari ingufu zaturemye nyine, ariko izo ngufu ziba muri twebwe kugira ngo tubashe ku isi gukora, kurema ibindi bintu. Ibintu byose ubona bikorwa n'abantu. Kugira ngo ukore ikintu ni ingufu z'Imana. Izo ngufu z'Imana nta handi ziba ziri muri wowe. Ikintu cyose umuntu yakoze abanza kukibona. Imana ibintu byose bibifite. Ibyo ku isi, ubuzima turiho, iyo umuntu akoze ikintu aba agikoreye izindi mana. Nta muntu uzakora ikintu cye cyonyine, ntacyo kizamugezaho. Yes. Ikintu cyose utekereza gukora ni igitekereza guhuza n'izindi mana zigahuza. Ubu turahuza, abandi ntiduhuze mu byo tuvuze, mu byo tuganira, ariko intekerezo zacu zibibona kandi zikabifata kimwe. Turi Imana zo kurema ubuzima hano ku isi. Ikindi kikwemeza ko ingingo ya kabiri ko turi Imana. Umwana wese avuka ku mbuto. Imbuto niyo Mana.
Imbuto ntawe uyikora, imbuto yaremwe n'Imana. Twese miliyoni 7 ku isi turi imbuto. Iyo umenye kuri imbuto, umenya kuri Imana. Kuko uba uri kumwe nayo. So imbuto ni wowe. Kandi umuntu wese niho aca, inzira ni imwe. Ibiryo bigutunga ni imbuto. Bivuga ko twese turi umwe ariko duhuriyeho ku Mana. Imana iri hano ku isi. Ntabwo yagombye gukora ibingibi ngo ugende. Imbaraga zose, ingingo ya 3, imbaraga zose zo kubyara ni imbaraga z'Imana. Iyo iyo mbuto imaze guterwa, ni Imana yireba, ni Imana yikora, ni Imana yubaka. Ntabwo Imana yagombye kuba hanze mu mubyeyi ari hariya atwite kugenda ku isi hose. Ku isi hose. Waba uri mu bitaro, waba utari mu bitaro, waba uri hehe, waba uri mu gihugu, imbuto y'Imana iravuka. Kora Imana ahantu aho yaba ari hose. Tubitekerezeho. Niyo mpamvu iyo byose ni ibintu tuzi ducamo, kugira ababyeyi bakabyara, umugore akabyara wawe se, ibintu byose tukaba tuzi ko natwe ariho twavuye. Ariko iyo tubitabitekerejeho ukumva ngo Imana yagiye mu kirere, wumva koko ko ari byo. Ariko nanone wareba wasanga ibintu ko tubikora gutyo, nanone ukumva koko Imana iri hano, Imana iri ku ruhande aha. Amazi se ubona ari iki? Wamenya ari iki? Wamenya yarakozwe n'iki se? Ari hano nyine, niyo Imana iri. Ibi biguhesha ingufu mu bitekerezo byawe, mu byo ukora byose bya buri munsi. Iyo umenye kuri Imana igomba gukora ikiri mu ntekerezo yawe. Ingingo ya 4, ubuzima buturuka muri twe. Ikintu cyose gituruka imbere muri wowe. Kugira ngo ikintu cyose kigerweho nuko gihera mu ntekerezo y'umuntu. Kugira ngo nicara muri gahunda enze tuganire twigishanye, nuko biba bivuye mu ntekerezo yanjye. Umuntu nawe wanyigishije naricaraga nawe nkamwumva ariko niga. Bikajya mu ntekerezo yanjye, bikajya mu bwonko bwanjye. Igihe kikaza kikagera nkavugana nawe. Nuko Imana iba iri kumwe nanjye, iri kuvugana nanjye. Nawe aho wicayeho hari ikintu ubuzima buri kukubwira, kandi ejo uzagenda ugikore. Ikintu cyose ugiye gukora aho wicaye aho kiri kuva muri wowe, kiri guturuka muri wowe. Niba ari no kujya ku kazi ubitekerezaho, wajya guhaguruka ukahaguruka ukabuza icyo ufata icyo ujyana. Ubuzima bwawe bwose buhera muri wowe. Aho bitandukanye no kumva ibyo hanze. Aha nizo nyigisho Imana iba muri wowe. Umenye ko ubuzima bwose buba muri wowe n'icyo bishaka kuvuga. Iyo nkubwiye ngo muri wowe ni mu ntekerezo yawe. Nta wundi ushobora kuhagera, nta wundi ushobora kumenya icyo uri gutekereza. Ikintu cyose ugiye gukora kiba kikurimo, kikubanzaho mbere yuko kijya ahandi. Ibi byose mvuga ndi kubitekereza mbere yuko mubyumva. Nawe iyo bikugiyemo urabitekereza. Iyo ubitekereje
iyo ubyumvishije ubigenza gute se kugira ngo bikurikire? Uravuga uti si ibi nibyo, ubu si nibyo. Ibyo byose uba biganira nawe ubwawe mu ntekerezo yawe mbere y'uko n'undi muntu wese abimenya. Ikintu cyose umuntu akubwiye kibanza guca mu ntekerezo yawe, noneho wowe mu ntekerezo yawe akaba ariho igisubizo kiva, cyangwa se utekereza icyo ukora. Ingingo ya 5 yerekana ko Imana iba muri wowe. Twese dusangiye imbaraga zituma duhuza kugira ngo tugire icyo dukora. Imbaraga zose z'abantu zose, biliyoni 7 ku isi, zirahuza imbaraga imwe. Intekerezo zacu zigenda zivura. Nta kintu ushobora kugeraho wenyine. Ntibishoboka, nta kintu ushobora kugeraho wenyine, ni imbaraga zigenda zihuza. Hari abo zihuza icyo ugiye gukora, umushinga ufite. Hari abo muhuza kugira ngo icyo kintu gikorwe. Umuntu wese ugiye gukora ikintu, utekereje ikintu, ahita abona izindi mana zimufasha kugikora nk'uko yagitekereje. Ikimwe ku kazi, hari abo bibananira, hari ababikora neza kuko iyo biba bidahuje. Niyo mpamvu ushobora kujya ku kazi kakakunanira ariko undi akaza akagakora. Naho rero imbaraga z'Imana zihuririza ku bantu bose kugira ngo tubashe gukomeza gukora ubuzima. Ubuzima bwubakwa n'Imana zose. Niyo mpamvu ikintu umuntu akora cyose aba agikoreye izindi mana. Nta kintu ukora cyawe wenyine. Uragikora niyo ukagikoze ukagenda, igihe cyawe kigeze, ikintu gikenewe n'abantu, cyakozwe n'abantu, kirakomeza kigakorwa nkaho nta cyabuze, kuko wabuze, kuko wagiye. Reka kirakomeza kigakorwa rwose, kigakomeza kigatera imbere, kuko izindi mana nazo turahuza kugira ngo zikomeze gukorwa ikintu kimwe. Ikindi ugomba kumenya, ingingo ya 6, imyumvire yawe nibwo ubuzima bwawe, niyo shingiro y'ubuzima bwawe. Umunsi wawe, ijoro bihera muri mu ntekerezo yawe. Ibyishimo, kurakara, ibyo ari byo byose biri ni mu myumvire yawe. Bituma umunsi wawe ugenda neza. Iyo agahinda kajemo, ni mu myumvire yawe. Imyumvire yawe ikora umunsi wawe. Ushobora kuguteza ubwoba, kuko ibintu byose niho biri. Ishobora kugushimisha, ishobora kukurakaza uwo mwanya rwose. Ntaho rero Imana ihera y'ibintu byawe byose. Ibintu byose naho biri. Ari shitani iri mu ntekerezo yawe. Ntugire ngo uzabona shitani ahandi hanze. Ntayo. Shitani iri muri wowe. Ibyiza n'ibibi byose biri muri wowe, biri mu ntekerezo. Aha niyo mpamvu ugomba kumenya kuko Imana iba muri twebwe. Ujya gutekereza icyo ukoze kivuye mu ntekerezo yawe. Ubwo si cyo atari Imana ni iki? Iganira nawe, ivugana nawe, waba uryamye, urarota. Izo ni ingufu. Urota uri ahandi hantu. Ndi hano muri Australia, nshobora kurota ni mu ndege ndi kugenda. Indege rwose iguruka, nabyuka nkasanga ndaryamye, ndi ku isi. Nzi ko ndi mu kirere. Ingingo ya 7 rero, buri gikorwa cy'ubuvumbuzi
cyatangiye mu ntekerezo y'umuntu. Nta handi ikintu cyakozwe cyaremwe. Ubu byose navuga biri imbere aha ngaha ni ibintu byaremwe, byakozwe bihereye mu ntekerezo. Ubu hari abana bakitwite bakiri no mu nda rwose bataravuka, bazavuka bakaza bagakora ikintu izindi miliyari zingahe zirindwi zose zari zarabitekereje gukora kandi zihari. Ubu na n'ubu tuvugana, ubu hari umwana ugiye gukora ikintu, uvumbura ikintu miliyari zirindwi zose zitari zatekerezaho kugikora kandi kikaza kigakorwa. Urumva kiba kivuye mu ntekerezo y'Imana. Ubu hari ibintu biri gukorwa, hari abantu bafite n'amashuri, bafite ibyo byose, bafite batigeze batekereza icyo kintu kugira ngo bagikore, bakivumbure, kigategerezwa kikajya kuzana n'Imana na n'ubu ngo bitaravuka. Ko mu ntekerezo ni ikintu cyose kiba kandi kibaho utarakibona. Reka ngo urugero rworoshye cyane ko ubwenge nyine bwose buhera mu ntekerezo. Umuntu watekereje gushyiraho ishuri ntabwo yigeze arijyamo, ntabwo yigeze aba umunyeshuri. Yes, histoire y'amashuri yatangiye mu 1500, itangiriye mu Budage. N'abagiye bakomeza gukora ibitekerezo by'amashuri bashyiraho za PhD ntayo bari bafite. Gatangira agashyiraho diplome, ishyira diplome ntayo afite, ariko bitekereje mbere mu gitekerezo. Ikintu cyose umuntu atekereza agitekereza atarakigeraho, kiba kiri mu aho akibona ni hamwe gusa, ni mu ntekerezo. Niho Imana iri, yo ibintu byose bishobora gukorera. Ibintu byose bikorwa n'iki? Ni Imana. Ibyo ni ukugenda tubiganira, ukagenda ugasubiriza amaso inyuma ukareba, kuko ni ibintu ducamo buri munsi, ni ibintu tubona buri munsi, ni ibintu utekerezaho buri munsi. Umuntu ahimba ikintu abandi bantu bari bategereje bari aho batarabona kandi gihari. Byinshi cyane. Urugero, umuntu wahizeho Uber, hari abantu benshi bari batazi ko idashobora kuba ubucuruzi kandi imodoka zihari kandi ibyo byose bihari, ariko intekerezo yo imuha icyo kintu. Reba Uber iri gufasha miliyoni na miliyoni. Ubu afite ubundi buzima busanzwe, icyo yakoze yagikoreye izindi mana. Ikintu cyose kirimo kivuye mu ntekerezo, kuko Imana niho ivuganira natwe. Imana niyo iguha icyo gitekerezo. Imana niyo yamubwiye iti dore Uber yakora ibi n'ibi, akimubwira agashakisha abandi. Hari abamwumva, hari n'abatamwumva, kandi ari kubabwira ikintu gifite akamaro. Ndakubwira, ndi kuganira nawe, ibi ni ibintu bifite akamaro. Hari uri kubyumva, hari n'uruvuga uti sinshobora no kumva uyu muntu wiyita Imana, sinshobora no kuvugana nawe. Hari n'inshuti zavuze ntabwo tuzongera no kuba inshuti yawe. Mu ntekerezo ni uko bigenda. Kubera iki? Uba uvuze ikintu abandi bantu badashaka kumva.
yaragiye afite bumba akabwira abantu ati dore ibi n'ibi batuye amafaranga yacu ntitwayatanga, agize abandi barahuza barayatanga, ibikorwa birakora. Nk'uko Imana irema isi yavugaga ikintu ngiki kigiye kubaho, nuko yabivuze ati dore izuba ngiri, izuba rikaza, dore nuko nawe ikintu cyose kibaho. Hari ikintu kikubaho ugitekerezaho, n'izindi mana ziba zagitekerejeho. Umwe muri bo niwe ukigumaho, ugishishikariza, ukigeraho. Bivuga ko n'izindi mana ziba zabitekerejeho, n'izindi ntekerezo ziba zabitekerejeho, ariko imwe niyo ikomeza iti dore ngiki ndakibonye, ngiki kigiye kukigeraho. Ni igikorwa n'imbaraga Imana yavuze iti natwe ndabitekerejeho, dore ngiki kirabaye, ikibaye ukuri. Iyo ukibona ukigitekerezaho kiba kitari ukuri, kitaba kitarasohoka, cyasohoka kikaba ukuri. Ingingo ya 10 ni ukuvuga iti amagambo yacu afite imbaraga. Ijambo ry'Imana, uyu munsi ntuzongere gutekereza mu ijambo ry'Imana ni ririya ryanditse muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana ni ijambo riva muri wowe, ni ijambo riva mu muntu. Bibiliya ni igitabo cyanditswe nk'uko undi muntu yandika igitabo, nk'uko undi muntu agisoma. Kucyita igitabo cy'Imana ni amadini yabikoze nyine abyitirira kugira ngo abashe gusobanura uburyo ashobora abamisiyoneri bashoboye kugira ngo bavuge ibi uko babidusobanurira. Ni igitabo cyanditswe nk'abandi bantu, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo riva mu muntu. Ubu ni ijambo ryanjye, ni ijambo ry'Imana, umuntu uri kukubwira, umuntu uri muri kuganira nawe. Noneho Imana yawe nayo gusubiriza he? Mu ntekerezo yawe, kubera ko ikintu cyose kugira ngo kivuge ni uko ubonye mu ntekerezo yawe. Ijambo rifite ingufu, ijambo ririca, ijambo rikakiza. Si ukuvuga ngo kwica ngupfe. Umuntu akubwira ijambo mu gitondo ukumva umunsi wawe urarangiye. Urumva ijambo rirakomeye, ijambo rihindura umunsi wawe. Kuwushimisha se, kuwuteza akababaro se, kubera ijambo wumvishije. Aho riva hose, iry'Imana ryo rivugana nawe muri wowe. Iry'Imana ryo ni bucece, iry'Imana yo ntawe urimenya, ariko buri munsi rirakubwira. Aha rero niyo mpamvu babwira nti dore izo ngingo 10 zikwemeza ko turi Imana. Tuzakomeza tuganire ni nyinshi kugira ngo duhindure imyumvire, ubuzima bwacu duhinduka. Hari imyumvire badushyizemo, hari ibyo batubwiye, batubwira ko ari ibyo rimwe na rimwe kubera ko bishingiye ku madini, bishingiye ku mategeko, bishingiye ku bintu badushyizemo, bihora bituma umutima wacu uhungabana, bihora bituma ibitekerezo byacu bihangabana. Aha ndagira ngo ubuhuke mu byo utekereza, ubuhuke mu byo ukora, wumve ko ibintu byose bishingiye kuri wowe. Wumve ko icyiza n'ikibi cyose kiva muri wowe. Wumve ko ikintu umenye uyu munsi ikintu cyiza ugiye gukora n'ikibi ugiye gukora kikuvamo, kikuvugana nawe. Ariko nkubwira kuri Imana, ntabwo uzongera gukorera umuntu ikintu kibi,
kuko uzajya uhita utekereza mbere y'uko ugira icyo ukora. Intambara tugira mu buzima bwacu ni intambara muri wowe, intambara hagati yawe, intambara unanirwa rimwe na rimwe kugira icyo ukora se, kugira se ibintu ukunda gukora ugashaka kubireka bikakunanira se. Hari ushaka ukunda kunywa inzoga, ushaka kuzireka se bikakunanira, ukunda kunywa itabi se, ushaka. Ibitekerezo byacu ni byinshi cyane, niho intambara yose y'ubuzima bwacu ihera. Intambara kugira ngo ijye kuza hanze iyagushegeshe niba muri wowe, nta wundi uyibona, nta wundi uyimenya kereka iyo ijambo ryawe risohotse. Ubu no kuza kurikodinga yambwiraga ntekereza, ariko se uwo mwanya urawutera iki? Ubu nta bindi wakora. Ikongera avuga ariko ntacyo, bicara wigishe. Abashaka kumva ijambo ry'Imana bamwe bararyumva uyu munsi, abandi nta nubwo babyitaho, abandi bati tuzaryumva ejo. Ubuzima ni uko bumera. Ubuzima ni uko bumera. Umuntu aza kukubwira ijambo rigukiza ukaryanga, nzaba ndifata. Undi ku ruhande akarifata. Umuntu araza akaguha ikintu rwose ugitekereza ati ukumva kitakurimo, ukavuga ya ntabwo nshaka. Yajya kugiha abandi yavuga uti siko ko kiriya kintu yivuze siko cyari icyanjye. Nuko bimeze, ariko ntukajye tugira ibibazo iyo ikintu cyose kibaye, kuko niyo nzira nyine, niyo nzira y'Imana mu ntekerezo. Sawa rero mukomere muri iki kiganiro cyanjye, ni uko inspiringa no kumotivatinga kugira ngo duhindure ubuzima bwacu, kugira ngo tuganire imyemerere yacu. Ntabwo ari ukujya impaka, ntabwo ari ukuba gushaka kuba ukuri, kutwereka ko Imana iba mu kirere yagiye izagaruka, ukabitwumvisha ukabidusomera ukaba ufite oya. Aha si ukujya impaka, ni imyumvire duhindura kugira ngo ubuzima bwacu bukomere bugende neza, kuko nta kindi kiduhindura. Wakwizera Imana yo mu kirere, wakwizera ko Imana iba muri wowe, umubiri wawe, ibiryo ducamo byose ni bimwe. Mukomeze rero kandi munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha. Ngaho mugire umunsi mwiza.